Reka tubasuhuze tubifuriza kugumya kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Izuba TV. Ngira nkuko musanzwe mumenyereye tuba turi mu kiganiro mu baturage rwagati aho tugenda tuganira n'abantu batandukanye mu bice bitandukanye by'igihugu badusangiza imibereho yabo ya buri munsi bitewe n'agace batuyemo. Uyu munsi rero turi mu karere ka Ngoma by'umwihariko mu murenge wa Rukira. Ni umurenge abantu benshi bakunze kuvuga bati ni umurenge ukungahaye cyane. Ese koko ibi nibyo? Hari ubuhinzi bw'urutoke cyane cyane, ariko noneho tugiye kuganira n'abaturage baho, tugiye kuganira n'abatuye hano Rukira badusangiza muri rusange ubuzima bwabo. Ese abantu batuye Rukira babayeho bate? Ni ihe mibereho yabo ya buri munsi? Ese urubyiruko rwabo rubayeho rute? Abasaza baho babayeho bate? Ni umurenge usanga uri mu rujya n'uruza cyane cyane, harimo abacuruzi bafite amaduka agiye atandukanye, harimo abacuruzi b'ibitoki, harimo n'abahinzi b'urutoki, yemwe harimo abahinga umuceri n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Nibyo tugiye kurebera hamwe hano mu murenge wa Rukira. Turi kuri uyu munsi tugiye kureba ese abantu batuye hano Rukira babayeho bate. Njye nk'ibisanzwe nitwa Abdul Nyirimana, reka mbararikira ikiganiro muri rusange tugiye kugirana n'abatuye hano Rukira. Nshuti bakunzi ba Izuba TV, ngira nko mubibona turi mu baturage rwagati, tugenda tuganira n'abantu abatandukanye batubwira ku mibereho yabo ya buri munsi. Ese n'ubuhe buzima babayemo aho bagiye batuye. Uyu munsi rero turi mu isantere ya Rukira, ni mu murenge wa Rukira, ni mu karere ka Ngoma. Hano ndi kumwe n'umupapa, sindimba ari umupapa cyangwa ari umusore, bwaratubwira muri rusange. Uri umupapa? Ndi umupapa rwose. Watangira tubwira amazina yawe? Nitwa Musonera Jackson. Muri rusange tugusanze hano Rukira. Irukira mubayeho mute? Irukira mu by'ukuri muri rusange Rukira ni ahantu heza, ni ahantu hakwifuzwa na buri umwe, ni ahantu hari imikorere, buri kimwe cyose, imirimo yose irahari keretse uwakwibura ku giti cye, ariko ubundi muri rusange imirimo irahari muri Rukira. Buri umwe wese ashobora kubona bitewe n'icyo azi, ashobora rwose kubona akazi. Navuga ngo Rukira ni ahantu heza, harasobanutse. Ukomeje ku kintu kijyanye n'Irukira abantu benshi, yaba umuntu uvuye mu mujyi wa Kigali, undi muntu hari wese yaba aturutse aravuga ati rwose Rukira ni ababosi. Irukira muri ababosi koko babivuga cyangwa barabeshya gusa? Hari naho ujya kumva ngo ni Rukira rw'abazungu, koko muri abakire? Mu by'ukuri urabizi ko ahantu hose hagira aboroheje n'abakomeye, ariko muri make Rukira ni ahantu hakwifuzwa na buri umwe. Nawe urahareba, uretse n'ibingibi ureba no hirya no hino no mu baturage, Rukira mu by'ukuri baragerageza, kuko hari imikorere. Niyo mpamvu rero muri make ntawe utahifuza kuko imikorere irahari. Abanyarukira muzi gushaka amafaranga cyangwa wenda iyo muvuga ngo turakora akazi kose akariko kose, ni kwa kundi mvuga abanyarukira wenda baritwa kari abakire gusa, ariko mufite uburyo mushakamo amafaranga? Ubu nkawe muri rusange turandura mu kazi, wowe muri rusange ukora iki? Ngiye muri rusange urabona naje gucuruza amazi, kandi amazi rwose turacuruza amazi akagenda. Ibido ni amafaranga 200, yabaye make igurisha amafaranga 200 cyane, yabaye make amafaranga make nk'ubona imvura ikubye 150 yo ndi buyabone ntifuje. Ariko mu by'ukuri Rukira hari imikorere pe, ari abahinzi barahinga bakeza, ari aborozi nuko urabizi ko byo birajyanye, noneho wagerekaho n'utundi turimo dutandukanye, imyuga n'ibindi muri rusange birahari pe. Muri Rukira naho kwifuza. Aya mazi ugurisha buri munsi, hari imibereho, hari uburyo baye hano muri Rukira kabisa, ku buryo niba ufite n'umuryango ubutunze? Mu by'ukuri rwose ndawutunze. Ariko abanyarukira ntago habamo akantu ko gupinga umurimo, wenda umuntu nakubona gutya uri ufite aya majerekani mu mibereho yawe ngo avuge ati wenda runaka we aravoma, akabona ari ibintu bigayitse, wenda wowe kuri wo bifata ute? Abo bantu barahari muri Rukira, abantu banenga umurimo bakigira ubwo buryo, bihagaze bite? Mu bijyanye no kunenga umurimo birashoboka, kugeza ubu ukurikije muri rusange mpamya neza ko nta munyarwanda ukinenga umurimo, kubera ko ntako leta y'u Rwanda itagize mu kugaragaza ukuntu abantu bakwiye gushaka icyo bita imikorere, ari kazi ni kazi, uburyo bwo kwihangira umurimo. Ibyo byose ni inyigisho zicaho kugira ngo zikangure ubwonko bw'abanyarwanda, babashe kugira ngo bakanguke bajye mu murimo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nta munyarwanda ukinenga umurimo wa mugenzi we, umurimo wose upfa gusa kuba ukuzanira iki? Umusaruro. Ariko muri Rukira twagiye tubona ahantu henshi twagiye duca, turabona umuhanda, turabona isoko. Irukira hari ibikorwa remezo mufite cyangwa nta bintu birabageraho? Namwe muracyari mwica, urabona nta terambere mufite? Iterambere Rukira rirahari. Iterambere bivuze ngo iterambere rihari
birahari ubwo bushatse kuvuga iki? Birahari, amashanyarazi arahari, amazi turayafite, isoko ngiri, amashuri, amavuriro, ibintu birahari kabisa Rukira, birahari. Hanyuma muri rusange wenda aho tubiye kujyanye n'ibikorwa remezo mugiye mufite muri rusange, ariko wenda iyo turebye nko ku kintu kijyanye n'uburyo abantu b'abanyarukira bafatwa muri sosiyete, ubu nuvuga ngo ushobora kuba uyu munsi uri mu kazi ariko ujya mu kazi gasanzwe abantu bavuga ati runaka ni sibat kabisa, baragufata nk'umuntu usobanutse hano cyane muri Rukira. Ubikesha iki muri rusange wowe, kuki wagize muri rusange kugira ngo ugire iryo terambere n'imibereho yawe ya buri munsi, ubashe kuvuga uti ngiye kwihangira umurimo, nta gutinya akazi, mbashe kuba nafata amazi nyavome kandi mbashe kuba nakunguka? Ibo bitekereje uti? Mu by'ukuri ugereranije ndacyari mu nzira y'amajyambere, ngewe ntabwo ndaba smart nk'uko mbyifuza. Ariko mushaka kuba smart? Ndabishaka kuba smart, ndashaka gutera imbere, ndashaka gukora nkazamuka. Urimo urahiga ifaranga ku kibi ni cyiza rwose, ndiho ndashaka ifaranga. Hanyuma muri rusange wenda utubwiye ko hari ibintu byabageze hano muri Rukira, imibereho yanyu ya buri munsi. Ubundi abanyarukira ubusanzwe umubare munini utunzwe n'iki? Hano muri Rukira ni ukuvuga ngo akazi kose karahari nk'uko natangiye mbikubwira, ubuhinzi n'ubworozi burahari, ubucuruzi, abacuruza baracuruza bakunguka. Ni ukuvuga ngo rero Rukira muri make ntacyo twahanenga pe, keretse uwibuze, ariko umuntu ufite ubushake bwo gukora arakora bigakunda. Ariko hari aho usanga abaturage bavuga bati tuba duheruka abayobozi muri rimwe batorwa gusa. Aha muri Rukira abayobozi barabegera cyangwa muheruka mubashyiraho gusa? Hano ubundi abayobozi baraza mukaganira mukabagezaho ibyifuzo byanyu cyangwa ntibahagera? Bihagaze bite? Uko bihagaze rero hano muri Rukira twavuga ko bubahiriza icyo ubuyobozi bwegerejwe abaturage. Ubuyobozi bwegereje abaturage hano murabwumva? Cyane, na mera dusura ba executive bo turahorana b'imirenge mu nteko z'abaturage, tuba turi kumwe mu nuza mu kagoroba k'ababyeyi, hari igihe badusura bakadusanga aho turi buri kwa kane. Muri make ugereranije ubuyobozi bwegera abaturage muri Rukira rwose nta kibazo dufite ku bijyanye n'imiyoborere myiza. Ariko hari ahantu tujya tugenda ugasanga abaturage baragaragaza bati santere runaka twagezemo, bakatubwira bati wenda hari ibibazo by'abana baba batiga, ugasanga hari ibibazo by'ubujura, hari ibibazo by'abantu rwose usanga badakora. Hano muri Rukira bihagaze bite ku kintu kijyanye wenda habagaragara abana, hari abantu bita abayibobo, abana batagiye mu ishuri cyangwa batagize amahirwe kuba bajya mu ishuri, cyangwa ugasanga hari uburara cyangwa ubujura? Hano muri Rukira bihagaze bite? Mu bigaragara jewe ku giti cyanjye ari abo bamayibobo ntabo mbona. Abana bariga, ari ubujura ni ahantu hataba babi n'abeza, ariko ni bukeya cyane kuko inzego z'umutekano zirahari kandi zikora neza. Ubwo rero mu by'ukuri jyewe ku giti cyanjye mbona ari umutekano urahari, abana bariga, ari abo bajura hano tuhafite inkeragutabara barahari, abadaso barahari. Ni ukuvuga ngo nushatse kuzana ibintu by'akavuyo, amakuru ahita atangwa, uwo muntu agashyikirizwa inzego zibishinzwe. Ariko nubwo nta byera ngo de, abanyarukira muri rusange wenda batubwiye ko hari byinshi mugiye mufite, hari iterambere mugiye mufite ndetse n'uburyo mukora imikorere yanyu. Abanyarukira akaba ari ukuntu bazi ko muri abakire. Ibyifuzo byanyu ni ibihe nk'abaturage mutuye hano? Twabasuye, mwatubwiye imibereho yanyu buri munsi uko mubayeho. Ubu ni nk'iki kintu muba mwifuza muvuga muti turifuza nk'abanyarukira cyatugeraho muri rusange kikarushaho gutuma tumera neza cyane? Hanyuma ni ukuvuga ngo icyifuzo dufite cyane, twifuza ko uyu muhanda byibuze uyu wa hano uva ku Gitesanyi ukomeza zana ku Murindi wa Nasho, twifuza ko iyo kaburimbo yahagera, kuko kaburimbo nimara kuhagera hazaba haje iterambere ku buryo bwagutse. Uyu muhanda ubahuza na he? Uyu muhanda ushobora kuduhuza no ku Murindi wa Nasho, ushobora nanone na Rwinkwavu. Ni ukuvuga ngo rero uyu muhanda urakenewe pe. Hanyuma ubwo ibyo ari byo byose ku bijyanye n'irindi terambere risanzwe ryo turarifite, ariko cyane uyu muhanda nutungana, n'ikibazo cy'amazi, ariko birashoboka ko wenda na mugenzi wanjye yanyunganira, ariko mu bigaragara byo uyu muhanda nibamara kuwuduha iterambere rizarushaho kuba ryiza. Bivuze ngo n'amazu yo ku mihanda n'ibindi bizahita bihinduka, hazahita harushaho kuba heza. Murakoze cyane. Murakoze cyane namwe. Amakuru musaza.
Amakuru ni meza. Umeze neza? Nta kibazo rwose. Hano muri Rukira biragenda? Ni gake gake biragenda urebye. Aho bivuze ngo ni gake gake ubwo bushatse kuvuga iki? Sinavuga ngo ni cyane hari ibibura. Ibibura? Reka tureke ku mibereho yanyu buri munsi. Abanyarukira witwa nde? Amazina yanjye nitwa Ndahayo Emmanuel. Ndahayo Emmanuel. Hano muri Rukira bihagaze bite? Turabona uracyari umujene. Abajene birukira mumeze mute? Abajene birukira turakora nta kibazo dufite. Ubu ukora iki? Ngiye nkora akazi ko kuvoma amazi. Kimwe n'uriya mugabo mwahoze mu amazi byagutunga? Biragutunga, amafaranga araboneka. Ina dufite ikibazo cy'amazi cyane. Muzi ikibazo cy'amazi? Cyane. Kandi ugurisha ngahe? 200. Uyigurisha 200 ukabasha kurya? Ndarya nkora nk'ibihumbi 3 ku munsi. Ugurisha amazi none ndumva byunguka? Birunguka, ariko turifuza ko amazi aza, ntago twakwishimira kugurisha abandi bababaye. Imibereho yanyu ya buri munsi ni yihe? Wenda reka watubwiye ku ruhande rwawe akazi ukora ka buri munsi. Ubona muvuma cyangwa se uburyo abantu bagenda hano muri Rukira bihagaze bite? Kuko ni Rukira rw'amafaranga cyangwa bababeshya nta mafaranga birukira? Amafaranga Rukira arahari. Mu buzima busanzwe Rukira iterambere dufite ni ubuhinzi n'ubworozi. Mu bindi mu buzima busanzwe abaturage dufite umutekano. Ariko hano ngo biravuga ngo abasore baho ntago bakora, ngo nubwo ukora wowe hari abandi badakora, usanga birirwa ku mbaraza badakora. Habo no kudaharabika. Abasore barukira barakora, bazi icyo gukora. Nubwo mu Rwanda bajya hari imvugo bakunda kuvuga ngo umukobwa atukisha bose, hari gushobora guhura n'umwe cyangwa babiri wenda bananiranye, ariko mu buzima busanzwe Rukira abasore baho barakora. Ubu musore w'Urukira ashobora kwigondera inkumi rwose akayibwira ati ngewe ndakujyanye mfite ubushobozi. Icyo kibazo rero cyo kugonda inkumi ubuzima bw'ubu buragoye. Buragoye gute? Buragoye, kuzana umugore biragoye. Ubu ntabwo uramushaka? Nge ndamufite. Narashyuhaguje. Niko mubyita? Iyo bivuze ngo kuzana umugore biragoye bishatse kuvuga iki? Kubona amafaranga ngo ushingurwe iki gihe biragoye. Biragoye, ntabwo ari ibintu byo kwirukira. Rukira muri rusange tubwiye ku buzima bwaho bwa buri munsi, ariko noneho twagiye tubona hari ibikorwa remezo mugiye mufite muri rusange bitandukanye. Kugeza uyu munsi nk'abantu birukira ni ibiki bintu muvuga muti abayobozi baduha ibingibi murifuza iki? Ikintu nifuza ko mwatuvuganiraho Rukira, dufite ikibazo cy'amazi by'umwihariko, tukagira n'isoko ritagira umuriro. Isoko ry'Irukira nta muriro? Nta muriro urimo rwose. N'imbogamizi usanga bacanye udutoroshi b'abana bamayibobo nimugoroba baba babonye indiri yo kwiba. Abantu bacanye udutoroshi warangara agata akantu bakakajyana. Wenda ikindi kibazo gihari, dufite umuhanda wa Migambo uzamuka, harimo ivumbi ryinshi, tubonye kaburimbo byaba byiza. Ariko abanyarukira abayobozi barabegera cyangwa muheruka mubatora gusa? Hano haza abayobozi mukaganira uko mubayeho? Abayobozi tuba turi kumwe nabo buri gihe mu nteko kuwa kabiri no mu yindi minsi batugeraho mu midugudu, nta kibazo. Umutekano urahari, ntacyo nabashinja ubuyobozi, nta kuba batagira. Urakoze cyane umusore. Namwe urakoze. Tuganire nawe. Amakuru ni meza. Meze neza? Ndakomeye. Nawe uruhane Rukira? Nduhane Rukira. Rukira rw'amafaranga? Koko ni byose cyabarabeshye? Oya, nibyo rwose. Ni Rukira rw'amafaranga? Bisobanuye iki kuba bavuga ati ni Rukira rw'amafaranga? Umuntu wese avuga ati ni Rukira rw'amafaranga. Muri ba boss? Turi ba boss rwose, nta kibazo. Ahubwo bivuze ngo ni ba boss ushingiye kuki? Ikintu mashingiyeho kigaragara nuko haba hari ibintu, hari urutoki, hari ibintu byose boss, kuko nta kibazo. Ibintu byose birahari, nta kibazo. Agafaranga karaboneka? Agafaranga karaboneka. Ubusanzwe ukora iki? Ngewe ndi umuhinzi w'umuceri. Uhinga umuceri? Ni ukuvuga rero agafaranga tuba tugafite, nta kibazo. Mu mibereho yanyu buri munsi, mu buzima bwa buri munsi nk'abanyarukira, aho tubwiye ko uhinga umuceri, ariko natubwiye ko mufite agafaranga. Ubusanzwe abanyarukira batunzwe n'iki? Ikigaragara kidutunze, ikintu cya mbere ni uko dukora, dushyira hamwe tugakora, tukibumbira no mu makoperative, tugahinga, tukiteza imbere. Rukira ibitoki biraboneka cyangwa ni ku izina gusa? Oya, ibitoki birahari. Igitoki Rukira cya make kiba kigura angahe? Igitoki cya make byibura kiba kigura nk'ibihumbi 3. Ibihumbi 3 ubwo ni cya gitoki kinini gifite nk'ibiro 200? Ariko muri rusange imibereho yanyu buri munsi wagiye tubwira ko muri rusange uri umuhinzi uhinga umuceri, ariko reka turebe ku kintu kijyanye n'ubuzima bwanyu, uburyo mubayeho, imibereho yanyu ya buri munsi. Kugeza ubu hari ibintu biba bikibagoye cyangwa muravuga muti mwege mwarihagije ubuzima bumeze neza cyane nta kibazo? Oya, urebye nta bintu bikitugoye bihari.
Reka makuru umusaza. Ni meza ni meza. Umeze neza? Meze neza cyane. Ndakubona uri umujene kabisa. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 23. 23. Uvuye mu kazi? Mvuye mu kazi. Kagenze neza? Kagenze neza. Agafaranga kinji? Ni gake ibigori byarabuze ariko agafaranga karahari nta kibazo. Ariko muri rusange wowe uri umujene watinyutse gukora umurimo ndabona nta kibazo rwose uravuga uti ngewe ndiyambika ngewe ndarya neza nta kibazo. Cyane rwose meze neza. Akazi karagenda nashima Imana kandi amafaranga arahari nubwo ari makeya ariko abajene turagerageza ariko iyo uvuze ngo abajene muragerageza uwo tuyihanira Rukira abajene birukira ubu babuntu tubundi abajene Rukira bameze neza sibyo ko akazi kabaye gakeya akazi kabaye gakeya ubu akazi murebye mu buzima busanzwe nyine abajene hari abo bafite akazi hari abo badafite akazi nk'aba birirwa hano nyine ku mabaraza nk'uko mwagiye mubivuga ariko nyine iyo ufite imbaraga nk'uko twihangira imirimo nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika abidushikariza twihangira imirimo nyine abashoboye bagakora ariko hari na bamwe ubona bagifite intege nkeya bisaba kugira ngo abayobozi babegere. Aka kazi kawe tubwire ugakuramo ifaranga cyangwa uvuga uti mfite indi mishinga nteganya kuzakora wenda ni bihagaze bite? Rwose agafaranga karaboneka agafaranga nta kibazo kandi nizera ko nzi ko wenda akazi nkora kazavamo amafaranga nanjye nkihangira imirimo ku ruhande ibyo byose nyine bikaba ari imbaraga kugira ngo nkakore ibyo byose nyine tubona akazi neza nta kibazo turakora nta kibazo muri make. Ariko wowe tuyirukira uratubwira ko wabashije gutinyuka umurimo ukabukora aka kazi kajyanye no gufasha abaturage kugira ngo ibinyampeke bise neza babone ubugari bwiza bumeze neza. Abandi bajene bari mu gihugu bakurikiye Izuba TV badakora ni iki kintu babwira muri rusange ukaba waratinyutse gukora umurimo uyu munsi ukavuga uti ndabasha kubona agafaranga? Icyo nababwira nk'abajene nk'uko ubona ko turi urubyiruko twese hano muri Rukira nta gutinya akazi tugomba gukora akazi kose tutitaye ngo akazi ngo ni kabi nk'uko gutya nsa gutya nitaye ngo wenda ngo ndasa gutya ngo abantu baranseka hoya tugomba gukora akazi tutitaye ngo wenda ngo abantu baratureba ubwo tukakira igiti faranga tukabika amafaranga urebye nicyo kintu numva njye uvuze kugenda njye no kubika amafaranga urabitsa? Ndabitsa cyane. Ndabitsa kubitsa ni ngombwa se? Ni ngombwa cyane kuko utabitse ntago ejo wazashaka umugore. Byageze ntafata amafaranga nakore niba nakore 10 ngo nyanywere nishimishe mere neza. Oya waba baranabi so nkeneye kubaka nyene no gutera imbere kandi ntago wayaryeje ukazarya iki. Niyo mpamvu ugomba kwizigama akaba ari make yo wenda ukaryamo make andi ukayabika nta kibazo. Ariko hari abantu batubwiye ngo hano hari abajene badakora usanga birirwa ku mbaraza ugasanga rimwe na rimwe baranahungabanya umutekano. Ibyo bintu no mu bigage ibyo bintu biragaragara Rukira? Barahari rwose hano kurubaza nk'uko babivuze barahari bamwe usanga ari abarara badakora akazi bo bumva nyine bashaka kuguma nyine mu muhanda ariko nyine umva ko n'imyumvire bagifite bafite imyumvire nyine yo kuba batunga nyine no kwirirwa wenda bahemukira abantu birirwa mu bubari ariko ibyo nyine ntabwo ari byiza ko twe nk'urubyiruko tugerageza kugira ngo dukore akazi tubona amafaranga ariko baracyahari hano barahari ntago babura barahari. Ariko mu mibereho y'abanyarukira ubashima iki? Ni iki mwishimira mushobora kuratira abantu bahani mukavuga muti twebwe tumeze gutya duhagaze dutya? Abanyarukira mwiratana iki? Ikintu twiratana hano turi abakire cyane abanyarukira. Hari abantu bafite imodoka hari abantu bafite ibitoki bameze neza ibitoki birahari rwose ibiryo birahari nubwo wenda amazi yatubanye amazi ariko turashima rwose ko Rukira bameze neza bararya bameze neza rwose amafaranga arahari abanyarukira bameze neza. Ariko ngo hano haracyagaragara inkumi zirirwa ku muhanda zikora gusa usanga zidakora ugasanga neza nkumi zirirwa zikora gusa zikisiga ibintu byose ntihagire icyo zikora. Rukira ziragaragara izo nkumi? Barimo bakeya ni bakeya ariko ntago ari benshi cyane ariko harimo bakeya hano nyine ubona bakisiga nyine bya birungo nyine ubona birwa binywera ibigage hano ariko barahari ntago babura. Ni bakeya ariko barahari kuko hano nyine ni mu gasantere urabibona nawe nyine ntago babura ariko nyine babisaba nyine kugira ngo abantu nyine babagira inama n'abayobozi babagira inama babegere kugira ngo nyine nabo babashe guhinduka mu buzima busanzwe. Reka tugushimire cyane musore. Murakoze cyane. Akora amakuru mzee? Ni meza ye. Meze neza? Muraho radiyo Izuba. Muraho neza? Umugande ngo nsanyutse kubaraba. Icyo ni ikigande? Ushatse kuvuga? Ngo turabishimiye. Muratwishimiye? Ikigande urakizi? Ko kibundi mutayaga mudusura. Uyu munsi twabasuye twaje kugira ngo turebe imibereho ya buri munsi hano Rukira mubayeho mute. Twaganira n'abantu batandukanye. None tugenda no ku bantu b'abasaza birukira. Abasaza baba bari bakuru muri quartier.
sawa sawa ibiganiro turabibaha. ubusanzwe bakwita ndi hano muri karitsiye hano Rukira bakuzi kuri nitwa Nkurikinka Antoine. Nkurikinka Antoine Rukira barakuzi cyane baranzi. Rukira wamaze igihe kingana iki? Mabaze imyaka 25. Niyo maze Rukira ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 76. 76 muze burayifite? Navutse muri 40. Ubu 76 urayifite? Ndayifite nyine. Wagira ngo ni nko muri 50 nukurya neza. Ubu wariye neza? Izina ni ryo muntu nywa amata nicyo gituma ubona ndahumbaguza. Amatura yanywa rwose nta kibazo cyane. Nturetse ko niyororeye. Nifiteho agaka kamwe nkakorora kakampa amata. Ariko muze abanyarukira muri rusange mubayeho umute abanyarukira icya mbere twihaza mu biribwa, icya kabiri tugasagurira amasoko. Ariko rero ibintu biragenda biduhindukana. Ikintu cyari kidutunze n'urutoke. Urutoke rwari rubatunze none rwahuye n'ibibazo bibiri. Rwahuye na kirabiranya ruhura n'umuyaga. Ubu nko kuri aka kanya duhagaze bwana kubera umuyaga. Ubundi ubusanzwe urutoke nicyo kintu cyabagoboka. Ubundi nicyo kintu cyatugobokaga cyane. Ariko rero mbere tutaritabira gukorera urutoke neza, twajyaga duhinga n'imyumbati, tugifite n'ibishanga tugahinga n'ibijumba. Rukira twari abahinzi bihaza mu biribwa kuva mbere yose, kuva tuhatuye niko twari tumeze. N'ubworozi rero twari tubufite, ariko ubu ngubu ubworozi buragenda nabi kuko nta bwatsi. Kororeraga ku gasozi ariko mu kiraro horora umugabo usibye undi. Ariko muze imibereho yanyu nk'abanyarukira muri rusange tubwiye hari igihe ujya hano bavanga urukira mu rukira rw'amafaranga. Ibi byaturutse wo hamaze igihe ku buryo umuntu wese aturutse avuga ati mu rukira rw'amafaranga. Aho byaturutse burya izina ni ryo muntu na mbere yose Rukira ngo yari rukira rw'abazungu. Noneho natwe rero tuhageze twitabira icyo demokarasi ishaka. Abanyarukira bakunda kwigira. Buri uwo ari we wese usanga yubatse inzu y'umutamenwa. Nk'ubu mfite nk'inzu ya metero 9 ifite ibyumba 6 na saro ya 7. Uyigezemwo wagira ngo naho umunyamakuru ataha. Ni kadasiteri n'ubundi. Niyo nzu nubatse dore bazana rubone kuri arayizi. Abanyarukira numva mwigira cyane. Ariko era nko kuri uyu mujyi. Ubaye amazu yose ubona hano mu mujyi ntabwo ari ay'abacuruzi. Kana y'abaturage. Ntabwo wanatinyuka no kujya kugamamwe imvura. Abaturage b'Urukira bari rukagwa. Abanyarukira numva mumvita kandi. Nukuvuga ngo twabanje kwihagararaho tubanza kwigira. Ibindi nyine bigenda biza nyuma nk'urwo rutoki iyo ruguye. Ariko rero niyo ruguye. Ariko ibanga ni iriye muze. Ibanga ni ukumenya ndi umunyarwanda. Umuntu wa Rukira ntabwo avuga ngo arakorera abandi. Cyangwa ntavuga ngo ndakora ngo akora yivuye inyuma akihaza. Yarangiza agasabana n'abandi agasagurira n'amasoko. Ariko ahirukira nta bantu bagitinya umurimo usanga birirwa ku mbaraza bazera babuze akazi kuko batubwiye ngo abantu barigira cyane. Nk'ubuhe bwoko se? Umusaza wa Rukira wamubona hano akaba ananiwe kuba ari mu rutoke rwe ariho arusharira. Rukira nawe wabona ari mu masata. Niyo wamubwira uti ngiye kukugurira ikigaye cyangwa urwagwa nawe wabona. Nawe wabona. Banyarukira sha. Rukira mamuto kuntu nta musaza wa Rukira urwaye imbaraga sana urwaye amavunja. Aba yambaye inkweto isobanutse, ipataro igoroye, isaha ku kuboko, televiziyo mu nzu, abasaza bana abasirimu, radio mu nzu. Abayobozi hano barabegera muzeyi cyangwa muherukamo batora? Abayobozi bacu baratwegera. Erega bakareba uko mubayeho bakavuga bati n'umuntu afite ikibazo. Barukira aza Rukira yizi. Yava no mu Ruhengeri baravuga batugire Rukira. Ni ngombwa aratwegera. Tujya inama icyo tugiye gukora tukacyumvikanaho mu bitekerezo, gahunda tukayikora. Niba ari ukubaka amashuri duhita duterura rimwe iryo shuri rikava mu nzu. Ugeze kuri ese hano haruguru ya Rukira wagira ngo ni Kigali. Mu bitibanga kuva kera. Ngwiki ikindi niba ari umwarimu uje kwigisha hano Rukira abana bacu ntibatsinde ahita mutera taransifa kahava bakazana undi akareba ikitagenda ku buryo ahita gikosorwa ubwo ako kanya.
n'abakora mu mirenge no mu tugari. Ariko muri rusange reka tube ku njyanye n'uburyo abayobozi babegera. Ubusanzwe hano twagiye tubona ibikorwa remezo bitandukanye, hari aho twabonye imihanda, hari aho twabonye amashanyarazi, ariko hari abavuze bati ikintu kijyanye n'imihanda kiracyari hasi. Abanyarukira twavuga ko ikintu muvuga muti murasaba mwumva babegereje yego nta byera ngo de ni ikintu babegereza hano muri Rukira mukabasha kubaho neza muvuga muti ubuzima bwacu bumeze neza. Ikintu cyakomeje kutunanira abayobozi bacu bakiduteramo ingufu natwe dufatanije n'amazi. Amazi rero abayobozi sibo badutereranye, ahubwo isoko iduha amazi ituruka muri uriya musozi wa Gituku, kandi Gituku genera habaye maragirira inka, utuzi twaho n'utuzi dushononoka tuva mu mabuye. Ntabwo rero ayo mazi yagaburira umurenge wa Rukira kumanuka kugera Rurenge. Umuntu waduha amazi yatugirira akamaro ni uwaduha amazi nk'ariya y'ikibungo ava y'imashini. Niyo muri muturage wamuca na 5, ariko iyo ayo mazi y'imashini tukayabona Rukira twaba tunezerewe. Arakandi kabazo nashaka kuguha kamatsiko. Nk'ubu ngubu njya numva muzamura abantu mu rwego rw'abahanzi bafite imana. Rero twebwe abanyamakuru ba radiyo Izuba kandi ari mwe baturanye, kandi iyo radiyo ari iyacu mwarayitwimye ngo tubahe. Ariko ntabwo twayirahari. None se ko mutaza se none se tuzaze tubasange iwanyu, abandi baramanuka bakagera mu mirenge. Wanda kubaza ubu twebwe dufite impano twibitseho z'ubwenge bw'abakuru. Ugira ngo tuganirize ubu nk'ubu nk'impano yanjye nagira ngo ngusogonge inka y'inyambo mu nka za perezida. Inka y'inyambo mu nka za perezida iyo yimeze inka ya perezida Paul Kagame bayita Rutinywa. Rutinywa rutahi murambu rwa Nkusi ya Mirindi n'ingabwa yeretse inka mari bisa n'umwami wa Rugambwa. Urebe yuko agira impuhwe yabyirutse yuvura n'impunzi ingabo zamaze impaka y'urujabije ari mu ijuru ry'Ibuganza yishimye urugendo mu Rugarama rwa Mushi. Yagurukanye icinja n'icakaka y'ibirori, impundu ziramushagara tuzivuza igishani n'urubona rwa Gishiki, imbonera y'abashakamba tumushimira ikubitiro n'ikamba shabirana. Ishengero ry'abakwiye yarizanye muri Kigali. Impundu batikwa urumva ko umusaza rwose uzi nambi neza y'umuhatsi na muhatana shakwe na mikore mbaraga ndashirwa twikoraniye mu ntoki. Mbwira abantu abandi bumva urubanza rw'inka zanjye nshoreye mwizi za zindi nakuraga Inyamirembe ya Rugo. Erega zahese uko zasanze Inyange inzeru z'imutembo zihoza intura Rwanda. Kurya zabonye ko urugero ari Rugondo, imwe yiganzaga abahinza itera isi irahinze impamya kurinda ya Rugo. Ese bwimbo ko ndeba nteye ubwuzu nabuzwe n'iki gutega amaboko muri urugo rwa Ntambiye ingoma ya Ntegure, ko nyura bakampemba izinanuye jewe ntananutse mbabaye kindi. Musore ati musore gahita navugiriza cyane ukagenda neza cyane. Abanyarukira kabisa ubwo ni ukukurobeshaho ukundabeshaho. Ubundi amazina y'inyambo nyavuga amasaha 4. Impano ndakora amakuru ni umujene ni papa ninde? Njye ndi umugabo. Uri umugabo? Urubatse? Ndubatse. Urubatse? Ku izina rya papa nde? Banyita papa Fabrice, bakaba bakunda kunyita umusani. Hano muri Rukira uri umusani? Iyo uvuze ngo uri umusani bishatse kuvuga iki? Impamvu banyita umusani nyine ni ukuvuga ngo uba wisanga mu bantu bose nta kindi nyine ubanye n'abantu neza bakaguhimba nk'iryo zina. Iyo bavuze batura umusani ni uko ubanye n'abantu neza hano muri Rukira? Abantu mubanye neza? Tubanye neza kabisa. Iyo uvuze ngo ubanye neza n'abantu uba ushatse kuvuga iki? Banire myiza nyine yo kuvuga ngo nta muntu mwagirana ikibazo nko mu bintu bijyanye nko kwihangira imirimo nyine ukaba wagira abantu inama. Ubu nkanjye nkora akazi k'ubuhinzi. Ubu uri umuhinzi? Umuntu umusana agahinga? Njye mpinga ibintu bita imbuto, amatunda, ibinyomoro, za etamironi, niko kazi kanjye. Wayobotse ubuhinzi rwose umeze neza cyane? Ubuhinzi burunguka se? Ubuhinzi burunguka, ni nayo mpamvu maranira gushishikariza n'abandi bantu bose nyine kuba bafata isuka nk'urubyiruko bukiteza imbere. Ariko muri Rukira imibereho yaho imeze ite? Iragoye cyangwa iroroshye? Imibereho yaho iroroshye iranagoye, kuko ni ukuvuga wowe ishatse yuko ikugora irakugora. Nimba uri umusore biba bisaba ngo ubyuke mu gitondo saa 11 ufate isuka ujya guhinga, nibigera nka saa 3 wenda saa 5 utahe. Bya bintu uhinze, iyo uhinze icyumweru bikugirira akamaro nk'ak'umwaka wose. Tukaba dufite ikintu bita urutoki
n'ubu urabibona dore hari hose imodoka ziba ziri buze gupakira twihagije ku biribwa kaburimbo nayo ngo barayitwemereye ariko ntabwo turayibona ariko igikomeye ni amazi n'umuriro byibura n'abo baturage bari muri iyi midugudu nabo bakabona iryo terambere ry'umuriro abantu bakava ku butadoba. Reka tugushimire cyane umusani muri terime y'abasani ubona uzi gutanga pushi bya bindi abasore b'abasani bakora ku buryo ugira gutyo ugatanga pushi ngo salama musaza bagita musaza urabikoresha cyane ibyo bita pushi uri umusani hano urazwi cyane ndi umusani kabisa ahubwo dore Nshuti bakunzi ba Izuba TV ngira ngo nk'uko mwabonye ubuzima butandukanye bw'abantu batuye hano Rukira mwagiye mubona ko twagiye tuganira n'abantu benshi harimo abajene harimo abasaza bagiye badusangiza muri rusange ku buzima bwa hano Rukira ariko mwabonye ko bavuga bati nubwo burya nta kabura imbogamizi bagiye bagaragaza imbogamizi zimwe na zimwe bavuga ko imihanda hariyo badafite idakoze bakavuga imbogamizi y'umuriro w'amashanyarazi y'amazi ariko mwanagiye mubona ko hari byinshi bagiye bishimira abantu batuye hano Rukira twaganiriye n'urubyiruko tuganira n'abasaza ngira ngo rero ni muri gahunda yacu ya mu baturage rwagati tugenda tuganira n'abantu batandukanye batubwira isi babayeho bati niye imibereho yabo reka mbashimire mwese twabanye muri iki kiganiro nk'ibisanzwe nitwa Abdul Nyirimana reka nkomeze mbifurize kumenya kunogerwa n'ibiganiro na gahunda zitandukanye Izuba TV ikomeje kubagezaho.